rero umuntu uzakubwira ngo njyewe kugira ngo ntago Imana yabyemera, Imana ntiyakemera nyisenga ko bansohora mu nzu, Imana ntabwo yakemera ko abana banjye babirukana kandi nyisenga, yewe wowe wari ufite uko kwizera rwose ndagira ngo nkubwire ngo kwigumanire. Murabura gufata umwanya ngo mukore, mugafata inzira mukirirwa musenga, ko nukubura ubwenge niko barukore mwapfuye. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe, aba bagabo narabakunze, ntago geze bacogozwa n'incamugongo. Ariko wowe urasenga y'ibiri Imana itakora ngo ndabireka, urabireka. Ariko hari abantu bafite gahunda yo kuyigumaho batazayiva. Wari uzi impamvu cyagiye yatsinzwe? Nuko nta mbaraga yari afite. Yesu ati muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Incamugongo impamvu yagutsinze ntabwo wasanga nta mbaraga z'umwuka wari ufite. Ariko tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana itange imbaraga mu izina rya Yesu. Biduca intege birahari, ni byinshi. Ushobora kuba ufite akazi bakakwirukana kubw'iyi minsi turimo. Iyi nayo ni incamugongo. Mbese buriya Bibiliya ntabwo ivuga detail y'ibintu byose. Ntabwo ivuga detail y'ibintu byose, ivuga ibyo. Ivuga ingingo nyamukuru. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikira Irakora TV. Uyu munsi dufite umutumirwa Emmanuel Evangeliste. Si ubwa mbere tumutumiye kuri Irakora TV. Uyu munsi rero twari twamutumiye kuko afite ijambo Imana yamushyize ku mutima ashaka kutugezaho. Reka twumve atangira dusengera mu izina rya Yesu, amen. Turashimira Imana n'ubuyobozi bwa Irakora TV bongeye kuduhereza ikaze kuri iyi channel. Dushimiye Imana ko Imana itwemereye kugira ngo twongere tuvuge Imana, twongere tuvuge imbaraga z'Imana. Soko biba byoroshye, ariko turashimira Imana ko igiye dufasha muri byose. Reka dushime Imana kugira ngo Imana idufashe, ubushake bwacu bukurweho ahubwo hakora ubw'Imana. Turagushimiye Imana, tugushimiye imbaraga zawe nziza, tugushimiye gukora kwawe kwiza, tugushimiye ineza yawe nyinshi udasiba kutugaragariza. Wabanye natwe, waraturinze, warinze abakunzi b'uyu murongo, wakunze abakunzi b'ijambo ryawe, warinze itorero muri rusange. Turagushimiye Imana, ngwino udufashe ijambo ryawe aba ari wowe uriyobora, Mwuka Wera aba ari uganza, ubushake bwa muntu cyangwa imbaraga za muntu bikurweho ahubwo hakora imbaraga zawe Imana. Abantu bazumva iri jambo Mwuka Wera azariherekeze, azakora imirimo itangaje mu mitima, kandi natwe dushyigikire, uzaduhe gusohora mu ijuru amahoro ku bwa Kristo Yesu, amen. Nanone twongeye kubashimira abantu bakurikira uyu murongo, kandi tunashimira abantu baduhaye ikaze. Imana y'ubuntu ibahereze umugisha. Ndageraho ngo tudatinze tubanze dusome ijambo ry'Imana, hasigaye turivugaho gakeya, hanyuma dusenga Imana ikora imirimo. Turagira ngo dusome igitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 6, umurongo waho wa 20 turageza kuri 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo Dawidi asubiza Mikali ati Dawidi Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wanoranije akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isiraheli. Icyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi kubwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo baja uvuze bazanyubaha. 23 aravuze ngo nuko Mikali mwene Sawuli abingomba arinda apfa. Turasubiramo 21, aranditse ngo Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wanoranije akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isiraheli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi kubwanjye nzarushaho kwigira
suzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo baja uvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumba arinda apfa. Turasoma irindi jambo ry'Imana usanga mu byakozwe n'intumwa ibice bya 16 umurongo no wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo aranditse ngo umukobwa utewe na dayimoni. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe, arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi aguma kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. 19 aravuze ngo bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware, babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu midugudu yacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, kuko turi Abaroma. 22 aravuze ngo abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni, maze 23 aravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. 25 niho nagiraga ngo tuvuge neza. Haranditse ngo, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana rirerire, umuntu yavuga nkaho rirambiranye, ariko nta muntu ujya urambirwa iby'Imana. Mbere yo kugira andi magambo menshi mvuga, mbere yo kugira uburyo nkomeza ijambo ry'Imana no kurisobanura, ni umuco w'abaganira ijambo ry'Imana, kugira ngo mbanze nibwira abantu badukurikiye kuri iki kino kiganiro, cyangwa se abakurikiye Irakora TV nk'uko baduhaye ikaze. Ntabwo ari ubwa mbere nakiriye ubutumire. Amazina ni EV.EMANUEL, ndi umukristo, ndi umusore, nkunda Imana n'abantu bayisenga. Yesu naduhana umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana muri Samweli, mu gitabo cya 2 cya Samweli, cyangwa se wowe benshi bakunda kwita Samweli wa 2, ariko ni igitabo cya 2 cya Samweli. Batubwiye inkuru za Dawidi. Bibiliya itubwiye buryo ki Dawidi ngo yishimye ubwo isanduku y'Imana yari ivuye, kuko hano ku murongo wa 5 igice cya 6 umutwe wabo baravuga ngo ni Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe. Ahangaha ni igihe isanduku y'Imana yari yanyazwe iri mu Bafilisitiya. Dawidi rero amaze kubona iyi sanduku y'Imana igarutse, Dawidi aranezerwa cyane. Niko kwishima, niho hari adusomye. Ndaza gufata umwanya kugira ngo mbashe kuvuga Dawidi n'icyatumye yishima, ariko tutaragera kure ndagira ngo mubwire intego y'ijambo. Ushobora kudafata amagambo yose twasomye, ariko byibura ukazirikana intego y'ijambo. Intego y'ijambo iravuga ngo ni ukudacogozwa nincamugongo. Ndabisubiramo,
intego y'ijambo iravuga ngo ni ukudacogozwa n'incamugongo. Uyu Dawidi biragaragaza ngo Dawidi ni mwene Yesayi. Yesayi kwaba Obedi ndetse n'ahandi, ukomeje mu bisekuru byabo bagaragaza ahantu Yesayi aturuka. Dawidi rero yari afite abo bavukanaga bavandimwe be, abo Bibiliya itubwira, abo bita Bashama, Abinadabu, ngo bari abasore beza kandi b'uburanga, bari barafashe umwanya uhagije rero wo kwiga. Dawidi abantu benshi bazi amateka ye, naho nkurikije ushaka kuba uyazi no kundenza, ariko ubu ngubu ndagira ngo mbashe kukubwira ubutwari yagize n'incamugongo yahuye nazo. Wowe nkurikiye ufite incamugongo zitandukanye, ariko ijambo riravuze ngo ni ukudacogozwa n'incamugongo. Ibintu bigoye birahari, ingorane zirahari, ibiruhije birahari, ariko ni ukudacogozwa n'incamugongo. Uyu mugabo rero dusomye amateka ye, akiri umwana mutoya yakunze kuba ari mu ntama. Abantu bananirwaga n'ishuri mu muco w'Abisiraheli, cyangwa se batagiraga uburyo bwo kwiga buhagije, baragendaga bakaba mu ntama, bakaragira intama, mbese ari uwo muco wabo kuragira. Dawidi rero nawe aragenda yibera aho ngaho, aragira intama za se, aba mu ishyamba, ariko bene wabo bagirirwa ubuntu, bariga, baba abasirikare, bajya kurinda wari umwami w'Abisiraheli witwaga Sawuli. Dawidi uyu mugabo amaze kugera mu ishyamba agirirwa ubuntu, kuko mu Bisiraheli bari bigishwa Imana kuva ari abana bato. Kuko hari urugero Yesu yatanze kugira ngo murebe ko bigishijwe Imana. Rimwe ngo umusore ashatse kumukurikira, umusore aravuga ngo nshaka gukurikira. Yesu aravuga noneho genda wubahiriza amategeko y'Imana ukakurikirana. Umusore arangije amusubiza ngo ibyo nabyigishijwe nkiri ku bibero bya mama. Bivuze ngo umwana batangira kumutoza amategeko no gukunda Imana mu Bisiraheli umwana akiri muto. Ariho rya jambo Salomo yavuze ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Dawidi rero nawe yaratojwe Imana nk'abandi bose, ariko we noneho abwirwa Imana, ariko akura akunda Imana. Hari ukubwirwa Imana, hari ukuvuka mu batambyi, hari ukuba ari pasiteri, cyangwa se ari umudiyakoni, cyangwa se ari evangeliste, cyangwa se akora undi murimo ari umuririmbyi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bivuze ko nawe uba ukijijwe. Dawidi rero wagira ubuntu nubwo yavukaga mu Bisiraheli, ariko akunda Imana muri we, yumva yikunze. Ijambo ryarambwira ngo gukunda Imana n'umenywa nayo. Dawidi Imana iramumenya, abana nayo mu butayu, cyangwa se aho twakita mu ishyamba, aho yari aragiye intama. Yego, ntabwo ndi buce muri detaye zose, ariko nagira ngo usobanukirwe Dawidi wavuze aya magambo. Aba mu ntama igihe kirekire, amaze kuba mu ntama igihe kirekire, aza kuvamo, ariko avanwamo n'ijambo ry'Uwiteka. Ubwo Uwiteka yaramutumyeho Samweli, umuhanuzi Samweli ajya kwa Yesayi, avuga ngo n'andi magambo Samweli yarajyanye amakuru yo kwimika y'umwami. Dawidi araza kuvanwa mu ishyamba, aratoranywa, asukwaho amavuta, ariko hari ikintu cyantangaje. Yamaze gusukwaho amavuta n'ubundi asubira mu ntama. Wowe nkurikiye ntabwo dutandukiriye ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo ngutangarize neza yuko amasezerano Imana itanga ntabwo akuraho ibigeragezo. Kuba waravuganye n'Imana, kuba usenga Imana, kuba uri umunyabutayu, kuba uri umunyamasengesho runaka, kuba uri umubwirizabutumwa, ibyo ntabwo bikuraho urugamba, ntabwo bikuraho ishuri ry'Imana. Dawidi rero amaze kwimikwa, asukwaho amavuta, basangira igitambo, arangije asubira mu ntama. Ubundi ibyo ni ibintu utasobanura. Ubundi umuntu yamaze kukwimikwa, amaze gutoranywa, urumva bagomba kugira ahantu ashyirwa nk'umuntu urinze kuzajya ku ngoma, bakamugaburira, bakamwigishwa abami babaho, ariko wasubira mu ishyamba. Amaze gusubira mu ishyamba rero, datinza cyane ngo tujye muri detaye, yaje kugera igihe avamo, ariko avamo bamutumyeho kugira ngo agemurire bakuru be, agemurire ibwami, abashyire amafunguro. Ajyayo rero ngo ageze asanga barembejwe n'uwitwa Umufilisitiya witwaga Goliyati.
Goliyati amateka ye murayazi, yari umugabo w'igihangange munini cyane mugari. Igihe Dawidi rero yabaye mu butayu, umwuka w'Imana yamuzagaho agacuranga akaririmbira Imana. Abahanga mu byanditswe bavuga ko ariho yahimbiye na zaburi zimwe na zimwe, hama amaze kubona uburyo, amaze kuba umwami arazandika. Twihuse cyane, amaze kugera ibwami asanga Bafilisitiya batesheje Abisiraheli, batesheje ubwoko bw'Imana. Uyu Goliyati we ngo yari igitangaza cyangwa se yari igikenya, umuntu ahangaraga n'Imana, dutinya Imana, twubaha Imana mugenga, Imana yaduhamagaye tukitaba, twari turi mu bibi bidatunganye tukayitaba, wahangara kuyituka. Avuga ngo ntago mbasuzuguye, ahubwo mbasuzuguranye n'Imana yanyu, suzuguye n'umwami wanyu, ngatuka Imana cyane. Kandi Dawidi yari yarasomye mu byanditswe, mu Mana itanga amategeko, yari yarasomye, asoma mu bitabo by'amategeko, asanga handitse ngo umuntu natuka umwami ntakabeho, kandi nutuka Imana azicwe. N'andi magambo rero nta kindi yari gukora usibye gushyira ibyanditswe mu bikorwa. Datinze rero ngo yishe Sawuli, kama yishe Goliyati. Amaze kwica Goliyati rero ahita yamamara. Ndagira ngo nkubwize ukuri, isezerano nubwo ryasohora ntago bikuraho intambara. Isezerano Imana irarivuga, ritarasohora akaba ari intambara, ariko hari n'ubwo rimara gusohora n'ubundi bigateza izindi ntambara. Ngo abaturage rero ngo bagenda baririmba bavuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ni nko kuvuga ngo uwari umwami yishe abantu 100 ariko Dawidi yishe ibihumbi 100. Mu yandi magambo rero bashaka kugaragaza ko Dawidi amurenze. Ishyari rero ngo riratangira, rimaze gutangira arahigwa, ararwanwa. Ariko twihuse cyane kugira ngo tugere kuri amagambo twasomye. Mu ntambara yabagaho mu Bafilisitiya n'Abisiraheli ntigeze ihagarara, baza kugira igihe banyaga iyi sanduku. Banyaze iyi sanduku, Dawidi arababara cyane nk'umuntu wakundaga Imana, aravuga ngo ntago bikwiriye. Akoresha uko bishoboye kose rero iyi sanduku iza kugaruka. Igarutse rero hano niho yishimye, amaze kwishima ngo arabyina, aratara, akakoresha ibirori. Biba byiza iyo usomye ijambo ry'Imana ugasobanurira abantu hano ibintu byaturutse. Abantu benshi twarabwirijwe ariko ntago twigishijwe. Kandi Yesu yaravuze ngo mugende mubwiriza abantu, abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese ry'Imana ry'Umwuka wera, ngo mubigishe kwitondera amategeko yanjye. Rero abantu barabwirijwe ariko ntago bigishijwe. Rero ari nabyo nsaba abavuga butumwa dukora kimwe uyu murimo cyangwa pastoro, bajya bafata umwanya uhagije kugira ngo babashe kudusobanurira ijambo ry'Imana naho biba byarakomotse. Aha dusomye rero Dawidi ngo arishima cyane nk'umuntu wari ubonye isanduku y'Imana. Dawidi ari inshuti y'Imana, kuko uyu muntu usoma Bibiliya hano nayikurikira, Bibiliya igaragaza ukuntu Imana yavuze ngo mbonye mu isi umuntu ufite umutima nk'uwo nishimira, nk'uwo nshaka. Yavugaga Dawidi, ko Dawidi ntabwo ajyaga yiyoberanya. Yavugaga ko ibintu abibona. Iyo yakwangaga aravuga ngo amana uyu mwanzi wanjye ungenza umwica umukureho. Yaba gukunza akagusabira umugisha. Rero ntabwo yiyoberanyaga. Natwe mu gihe nk'iki ngiki twari dukwiriye gukorera Imana by'ukuri, tutaryarya, kuko nibyo bikwiriye umugenzi wese uri mu rugendo rujya mu ijuru. Icyakora wenda werekeza ahandi, we kwa ba Simoni no kwa ba Yohani cyangwa se kwa ba Mariko ubwo wafite ahandi hantu wenda yerekeje, ushatse wenda we ntiyakora iby'ijambo ry'Imana rimubwiye. Ariko Dawidi ngo aranezerwa cyane, arishima kubera isanduku y'Imana igarutse mu Bisiraheli. Ngo aranezerwa, arataraka. Umugore rero ngo reka azamuhugure, amubwira ngo ntago byari bikwiriye kwibeyurira imbere ya rubanda. Ngo ntago byari bikwiriye ko umwami yibeyurira imbere ya rubanda akigira gutyo, yigize nk'umupfapfa. Mu yandi magambo aramuseka, aramucyaha, mbese aramuhugura. Ariko ntago nigeze ntandukira intego y'ijambo. Intego y'ijambo iravuga ngo kudacogozwa nincamugongo. Incamugongo umugore yaramubwiye, mu bantu bakuru bankurikiye cyangwa se bakurikiye iki kiganiro,
ubundi hari abajyanama umuntu agira mu buzima bwe. Umuntu aba afite umujyanama wa hafi nk'inshuti ye bakuranye biganye, bari abajyanama. Hakagira umubyeyi ashobora kuba umujyanama, pasitoro wawe. Ariko noneho umujyanama mukuru aba ari umugore. Buri umaze gushaka ufite umugore, uri umugabo ufite umugore, nta wundi mujyana. Buriya na nyoko wakubyaye umaze gushaka umugore, nyoko wakubyaye buriya aza yunganira umugore. Umugore aramuhugura nyine, amubwira ngo ntabwo byari bikwiriye ko umuntu w'umwami wishima gutyo ugataraka. Amaze kumuhugura rero, Dawidi ngo azabiranywa n'uburakari, yanga gucogozwa n'incamugongo. Aramubwira ngo nabura gute kubyinira imbere y'Uwiteka, ni imbere y'Uwiteka nabikoreye, ngo kuko yakuye ko ku ngoma akanyimika. Aravuga ngo imbere y'Uwiteka njye nzakomeza kuba insuzugurwa, ariko imbere y'abo baje n'abagaragu ngo bazarushaho kunyubaha, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana ishimwe. Uyu mugabo yamusubije ijambo ryiza cyane, ryiza ry'ubuhanga, umuntu yasubiza, umuntu wibuka wese yasubiza n'undi. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka kumva wowe wishakiye akubwira ngo ntabwo byari bikwiriye yuko usenga, ntabwo byari bikwiriye yuko unezererwa Imana ari wowe wishakiye. Ariko Dawidi azirikana ibintu Imana yakoze. Mboneyeho no gutambutsa n'iri jambo, bundi nureba Imana mu masezerano ntabwo Imana uzigera uyibona. Nurebera Imana mu kigeragezo urimo, Imana ntabwo uzigera uyibona. Mpamvu Dawidi tumukuraho icyitegererezo, tumuvugana bugingo n'ubu, tumuhamya, cyangwa se Imana nayo yamwirase, Kristo akaba ari haturuka mu rubyaro rwe. Nuko uyu mugabo Dawidi yagiye yibuka imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Rero nawe nurebera Imana mu masezerano, ntabwo Imana uzayibona. Imana tuyirebera mu byo yakoze. Dawidi rero agatekereza Imana yamukuye mu menyo y'intare, agatekereza Imana yamukuye mu menyo y'idubu, agatekereza Imana yamufashe ari umushumba atarafashe umwanya uhagije wo kwiga. Nubwo bamwe na bamwe bazi gucenshura bavuga kuntu Bibiliya yanditswe kera, ariko Abisirayeli barize, bari abahanga kuva na kera. Dawidi rero yatekereza amahirwe yatigeze agira, ukuntu yabaye mu ntama, yatekereza Imana imugize umwami, akavuga ngo Imana nta ubundi nagakwiye kuyikorera iki, yari yarabuze ikintu yayikorera. Kuko yanditse Zaburi avuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, nkuramburiye amaboko. Donc yari yarabuze ikintu yakora, arareba abona nta kintu yakitura Imana. Uyu mugabo ndamukunda, arangije yanga gucogozwa n'incamugongo. Aravuga ngo ntago bikwiriye. Uwiteka wakuye so ku ngoma. Ubundi mu mategeko y'abami, umwami we yavaga ku ngoma, cyangwa se umwami amaze gutanga, hagombaga kwima uwo mu rukirwe cyangwa se mu rubyaro rwe. Uwitwa Yonatani niwe wagombaga kwima ino ngoma. Dawidi rero ntaho yari ahuriye na Sawuli, n'umuryango ntago wari umwe. Dawidi rero azirikana ineza y'Imana, avuga ngo Imana ingejeje kuri uru rwego, Imana nabonye inkura mu nzara z'intare. Haleluya! Imana nabonye inkura mu menyo y'idubu, ikahandokora, ikankiza Umufilisitiya wari umeze nka Goliyati. Imana igakora imirimo n'ibitangaza. None umugore nishakiye nawe nahawe kubw'igihembo cyuko nabashije gutsinda. Umugore niwe umbwiye gutya. Aravuga ngo no, arangije amusubiza nk'intwari. Aramubwira ngo ntago nabura kubikorera imbere y'Uwiteka, kuko yakuye so ku ngoma aranyimika. Yazirikanye neza y'Imana. Rero nawe nkurikiye, incamugongo nawe urazifite. Umurimbyi wa ndumva ari 99 mu ndirimbo z'agakiza niwe wabivuze neza. Aravuga ngo mu gihe hagize icyazo kikanisha inzira yawe, cyangwa kikandemerera, uzaza uca uwo mugozi. Bivuze ngo hari imigozi igize ikatuboha, hari imigozi igize ikaboha imitima y'abizera, aho bari bageze ntibongere gutera intambwe. Rero nawe nkurikiye, waba umusore, waba umukobwa, waba umugabo, waba umubyeyi, incamugongo nawe urazifite. Umugore wawe wishakiye ashobora kukubera incamugongo. Akakubera incamugongo mu rugendo, akakubera incamugongo mu byo ukora, akakubera incamugongo nyine mbese mu gukizwa kwawe, akakubera incamugongo. Igihe cyose akajya guca. Mu yandi magambo,
adashaka ko hari iterambere wagira. Hari abantu badasobanukiwe ikinyarwanda neza. Incamugongo ni iki? Incamugongo ni inkuru cyangwa se ni ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kugukorera kigukurura kikuvana mu murongo warimo, akakwereka yuko mu yandi magambo akakwereka ko nta byiringiro bihari, akakwereka yuko nta gutabarwa guhari. Tugenekereje rero mu kinyarwanda cyo nicyo bita incamugongo. Donke yazanye ikintu cyo kugucogoza kugira we gukomeza urugendo urimo, we gukomeza amashuri uri kwiga. Mu yandi magambo warimo arazana ikintu akakigutega imbere kugira ngo intego yawe uyibagirwe. Rero incamugongo ni nyinshi. Umwana wawe wibyariye, Dawidi yakunze guhura n'incamugongo nyinshi. Umwana we yibyariye witwa Abusalomu, yeze igihe umuhungu we ashaka kumutera kudeta, ashaka kumukura ku bwami, fata Abisiraheli abangisha se nyine, kuko ni ishuri ry'Imana nyine. Arabwira ngo abayoboye nabyo nta mwami umurimo. Mu yandi magambo ashaka gutera se kudeta kugira muvane ku ngoma. Rubanda batangira kumwanga. Arangije afata umwanzuro wo guhunga mu gihugu. Uwitwa Siba mu muryango kwa Sawuli kagenda amutuka inzira yose. Aramutuka we, aramutuka kwabura kwangara gute, Imana kugaruye amaraso y'inzira karengane, kugaruye mu muryango kwa Sawuli. Dawidi we yari afite, wari umuhanga mu kurwana, ari ukuri ingabo. Arangije avuga ngo reka nsimbuke mucemo kabiri, simbuke mwivugane. Dawidi aravuga ngo hoya, njye ntaho mpuriye na bariya. None uwo nibyariye nimba bashije gutuma nangara nkava, buriya Uwiteka niwe wamubwiye ngo mutuke. Imana ishimwe cyane. Uwiteka niwe wamubwiye ngo mutuke. Mu yandi magambo yasobanukiwe incamugongo ari guhura nazo. Rero umwana wabyaye, urumva ko ni umwana we. Umwana wabyaye ashobora kuba incamugongo, umukoresha we ku kazi ashobora kuba incamugongo, ubushobozi bukeya bwaba incamugongo, gusengera akazi igihe kirekire, warize ufite diplome ukabona nta gihinduka, iyo byaba incamugongo. Ariko twe gucogozwa n'incamugongo. Amen. Ndumva nezerewe cyane. Incamugongo ni nyinshi, ni nyinshi, ni nyinshi. Umuyobozi wawe mu itorero ashobora kuba incamugongo, akakubwira nti imyaka ufite Imana ikubwira ko izagukorera ubukwe, ubundi we urebye ubona bizaba. Bushize hari uwo twigeze dushyingira, twigeze dusengana, wari ufite imyaka 60. Ntabwo muvuze, ariko akantu numvishe kanjemo. Rimwe ngo baramuhanuriraga, Imana ivuze ko izamukorera ubukwe, abantu basohoka hanze bakamubwira ni abantu ziba bakubeshya. Ubwo urabona umuntu ungana nkawe ni mukuru pe. Atarabona Imana ibikubeshya. Urumva nizo ni incamugongo. Rero ubuhanuzi cyangwa se n'abaguhanurira bashobora kukubera incamugongo. Ushobora kugusenga Imana unanutse, bajya kuguhanurira nyine nabyo bukakubera incamugongo, agakubwira ati umva genda wihane sida. Kubera ko unanutse nyine arakureba akakubonamo sida. Iyo nayo ni incamugongo. Rero incamugongo ziri ukwinshi, sinzi iyo wahuye nayo, ariko ndagira ngo utangarize ngo ntabwo ukwiriye gucogozwa n'incamugongo. Nakunze abasore 3 abanyagano bajyanywe Babuloni, bita Saduraka, Meshake na Abedenego. Uburyo bahamije Imana mu gihugu kitari ikiwabo. Rero nabo bari bashyizwe incamugongo imbere. Mwami yenyegeza itanura bwa mbere, bacana umuriro usanzwe kubw'igikorwa cyari gihari, nawe wasomye biri urabizi. Rero uyu mwami Nebukadinezari aravuga ngo umuntu utari buramye iki gishushanyo yakundaga bano bagabo, bano basore cyane. Arabwira ngo rero mube mwitekerezaho, mu gihe bari kwenyegeza 7, wenda muraba mwamaze kubyumva mu mupfukamire kino kigirwa Mana. Mwebwe mushaka mupfukame mwenyine gusa. Mbese buriya Bibiliya ntabwo ivuga detail y'ibintu byose. Hagi ivuga detail y'ibintu byose, ivuga ibyo.
ivuga ingingo nyamukuru. Rero Nebukadineza yafashe umwanya wo kubinya akavuga ati se kubona twasinye mukabona twaramaze kwanzura mwakihanganye mugapfukama. Iyo nayo yari incamugongo, kumva umwami afata umwanya uhagije. Ubundi ahantu namenye ko aba basore banze gucogozwa n'incamugongo cyaraziraga kuvuga umwami mu izina. Bavugaga nyagasani, nyakubahwa n'ibindi nk'ibyo. Baravuga ngo umwami Nebukadinezari nta mpamvu nimwe iri butume twebwe, Imana ishimwe cyane, nta mpamvu nimwe iri butume turi bwubararira icyo kigirwama. Ni igishushanyo wabumbye, wakibumbye ture, nta mpamvu nimwe. Ati cyakora Imana twiringiye ushobora kudukiza, amaboko yawe akomeye, ariko naho itadukiza ntabwo turi bupfukame. Rero iyo yari incamugongo ikomeye, bakomereye cyane. Izo ni incamugongo zo muri Bibiliya. Abantu benshi bajya bakunda ubuhamya, bakunda n'iki, ariko natwe twagiye duhura n'incamugongo zitandukanye. Ukava gusenga munakubwira ngo muba mwarabuze ubwenge, urabura gufata umwanya uhagije, wenda ngo ujye gushaka, wenda ntazirimo, wenda nashakishije byaranze, tuvuga ati murabura gufata umwanya ngo mukore, mugafata inzira mukirirwa musenga. Kuno ukubura ubwenge, niko barukore mwapfuye. Ibi nabyo twagiye duhura nabyo. Hari ubwo umuntu asoma ijambo ry'Imana, yabwiriza inkuru z'abatubanjirije, yabwiriza icyitegererezo cyacu tureberaho, abantu ntibabyumve, ariko natwe byagiye bitubaho. Camugongo twagiye duhura nazo. Ukava mu masengesho ugahita uhura n'igishako nyine. Barabwana ariko ubundi Imana musenga izagaragara, Imana musenga itabatabara, Imana musenga mumeze gutya, ariko Imana ishimwe yuko itareba nk'abantu. Rero nukomera, ntucogozwe n'incamugongo, ntucogozwe n'amagambo y'abantu. Ubu hari abantu bajya birirwa bikoreye abandi ngo barabavuze. Ariko buriya Imana ntabwo igendera ku magambo abantu bavuga, ahubwo Imana igendera ku ijambo yavuganye nawe. Ndagira ngo nongere mbigutangarize neza, Imana ntabwo igendera ku magambo bavuga, ahubwo igendera ku ijambo yavuganye nawe. Hari umugabo nkunda watanze urugero, avuga ngo ntihashimwe Imana kubera ko nta muntu wayiduteranyaho. Atanga urugero avuga ngo umuntu ashobora gufata igare, abantu babe hano i Kigali, agafata igare Nyabugogo akaguteranya, cyangwa se akarifatira ahandi bitewe n'aho agiye akajya kuguteranya, agatega akamoto akajya kuguteranya, agatega imodoka, amabisi cyangwa se amataxi voiture akajya kuguteranya n'inshuti, yewe ashobora no gutega n'indege, cyangwa se agashyiramo n'amayinite nyine agahamagara akaguteranya. Ariko ngo ntihashimwe Imana, yo nta muntu wayiduteranya, nta kintu na kimwe wakora kugira ngo duteranye n'Imana. Rero wowe ushaka gucogozwa n'incamugongo z'amagambo, ndagira ngo ngutangarize ko rwose nta hantu uri, kuko nusenga Imana batakuvuga, nawe ubwawe ubundi uzisubiremo. Barakuvuga ko n'umuntu ukoze ibyiza baramuvuga. Yesu yabivuze neza, avuga ngo ubwo umwana w'umuntu bamwisebereze buri, bakavuga ko akorana n'imyuka mibi, mwebwe mwanyizeye bazabavuga ibingana bite. Rero ndagira ngo ngutangarize ngo incamugongo ni nyinshi. Kuba mu butayu igihe kirekire ni incamugongo ikomeye cyane. Kubura amafaranga cyangwa se ubushobozi mu gihe ubukeneye, iyo ni incamugongo. Ariko ndagira ngo ngutangarize iri jambo. Bundi bimwe mu bintu bijya bituma abantu basubira inyuma bakanacogora, incamugongo zikabaherana, ni ukudakumbura aho tujya. Murimbyi aravuga neza ngo nzi neza ko mu ijuru hatari umwijima, ngo habaye umucyo uhoraho iteka, ngo noneho ngo nta kimubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Rero bimwe mu bintu bishobora gutuma ucogozwa n'incamugongo ukanagamburura, ni ukudakumbura gakondo, ni ukudakumbura aho ujya. Incamugongo zo zirahari. Uraririra amafaranga Imana yaguhaye, n'ubundi ntago wabura ibindi bigeragezo. Uraririra urubyaro, wenda se Imana irarutanga. Niba ufite ikibazo cyo kudagira umwana, dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu benshi Imana yagiye ibikora, ariko n'ubundi Imana yamuguha nta kibazo, ariko n'ubundi bigeragezo ntabwo bihura, ntago bibura.
turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Rero ndagira ngo ngutangarize ngo incamugongo ntabwo uzabura guhura nazo, ariko ngwino dukomeze urugendo, komeze urugendo twigire mu ijuru, dukomeze urugendo dukizwe dukorere isi nk'abayivamo, dukorere ijuru nk'abaritaha. Twasomye inkuru mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 16, inkuru z'uyu mukobwa wari utewe na dayimoni, abantu babi bahozeho bafashe umwana w'umukobwa bamushyiramo dayimoni kugira ngo bajye bamucuruza, akabahanurira, akababwira ibyabo nyine, kubera abadayimoni nabwo bafite imbaraga. Iki ni ikindi cyigisho kirekire cyo gusobanura abazimu n'abadayimoni uburyo bitandukanye. Abadayimoni bafite imbaraga. Rero ngo bagakurira muri uwo mwana w'umukobwa ngo bakamubonamo indamu, niko biratubwira. Rero ngo uyu mwana w'umukobwa noneho akabona Pawulo na Sila bagenda bajya kubwiriza ubutumwa, ngo noneho agasakuza, dayimoni kamuvugiramo. Ndagira ngo ngutangarize ngo niba usenga Imana by'ukuri, na Satani arabizi neza, kuko buriya n'Imana ntabwo yakugerageza nk'uko akenshi twakunze kubyumva kuri uyu murongo, twakunze kujya dukurikiraho ubutumwa bwaho, kandi kuko niko bimeze, tugomba kubwiza abantu kuri. Ntabwo Imana yakugerageza itakwemera na Satani atakwemera. Rero abadayimoni ngo bagakomeza babwira Pawulo, dayimoni bazi ko ukijijwe, nabo ubwabo bagutangira ubuhamya. Niba udakijijwe akubwira nturiya runaka nta kigenda nta. Rero ngo batangira Pawulo na Sila ubuhamya ngo dore abakozi b'Imana ihoraho mu bumviro barimo bababwira inzira y'ukuri igana mu ijuru. Ngo babikora kenshi, bamaze kubikora kenshi Pawulo ararambirwa nyine, ararambirwa. Amaze kurambirwa rero ngo acyaha dayimoni, avuga ngo dayimoni ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Dayimoni ngo imuvamo, maze kumuvamo bari baramushoyemo umushinga wo kumwunguka, kuko bamukoreshaga nk'umupfumu, akabwira abantu ibyabo, abantu bagatanga amafaranga. Ngo babonye ko nta ndamu bakimutezemo, bahindukira ba Pawulo, ngo barabarega, babajyana mu iguriro, bajyana mu manza, ko biratubwiye, baraburana, barabakubita, ngo babashyira mu nzu y'imbohe. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe rero, tuvuge ngo amen. Ibyago byacu n'ibyishimo byacu n'ibyago byacu ngo biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe, aba bagabo narabakunze, ntabwo ugeze bacogozwa n'incamugongo. Ariko urasenga y'ibiri Imana itakora ngo ndabireka, urabireka. Ariko hari abantu bafite gahunda yo kuyigumaho batazayiva. Shiti yanjye wowe ukurikiye iki kiganiro, twumve ijambo ry'Imana neza, turyumve uko riri. Kuba Imana itarakora ntabwo bivuze ko itazakora. Aho Imana ivugira nayo ikorera harimo intera. Pawulo na Sila banga gucogozwa n'incamugongo bari bahuye nazo. Iyo ibaze wo bagukubise, wiriwe mu nkiko, bagukubise, umaze kugera mu nzu y'imbohe, urumva ahubwo hari aho gusuhuza umutima. Barangije bafata umwanya uhagije ngo bararirimba, Imana ishimwe. Baririmbye, Imana ijye ibaha umugisha. Rijye baririmbuka ukimuka mu kindi kirere warimo. Ngo bararirimba, barangije barasenga, basenga Imana. Izindi mbohe ngo zibumva, iminyururu ngo yari baboshye iradohoka. Imana ishimwe cyane, iminyururu iradohoka ibavaho. Maze kubavaho ngo imiryango ya gereza irakinguka. Wari umurinzi wa gereza ngo ashatse kwigira nabi, Pawulo aramubwira ngo we kwigira nabi turi hano. Some Bibiliya uzumva inkuru ukuntu byagenze. Aravuga ngo none dukora iki? Bagira ubwoba. Pawulo abasubiza neza ngo mwizere Yesu n'abo mu nzu yanyu. Izere Yesu n'abo mu nzu yanyu. Hari imbaraga zirimo kwizera Yesu. Rero uyu mugabo nawe yahuye n'incamugongo nyinshi, kavuga ubutumwa agakubitwa, kabwiriza ubutumwa bene wabo bakabuhakana. Ikintu cyambabaje ariko cyavuyemo igisubizo cyacu abanyamahanga, ubwo tuvuga Pawulo ntago dutegwa, kuko ubutumwa tuvuga twebwe, uyu niwe wabaye imbarutso yabwo, niwe watwigishije, niwe watubwirije. Njye nanakizwa numvishije ijambo rye riri mu Akorinto ba 2 ibice ndumva ari 6,
hari avuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera utuye muri mwe, ukorera muri mwe, ngo mbese ntange umubiri wanjye ubingingo za maraya. Rero umwigisha icyo gihe arayisobanura neza, Imana inzaho, mwuka w'Imana nzaho, fata icyemezo, ubuhamya burebure. Hari umusitari nkunda ruwazire, nkunda ibintu by'isi cyane, nkunda imiziki cyane. Rero ijambo ry'Imana rinzaho, ntago ndi mu buhamya, ahubwo nari nshatse kubabwira uyu Pawulo uwo ari we. Uvuga ngo Imana yamushyizemo ibintu bikomeye, yamushyizemo ijambo ry'Imana rikomeye, yamushyizemo ubutumwa bukomeye bwo kutubwira tw'abanyamahanga batari ubwoko. Rero ikintu cyambabaje ni uko ngo yavuze ubutumwa, akajya avuga ubutumwa, noneho bene wabo b'Abaroma, b'Abayuda bari bafatanyije bakamuca inyuma, bakazenguruka, bakagenda bakihebesha abantu yigishije, bakababibura ibyo babibyemo, bakabwira ngo nimudakebwa nta Imana izabamarira, bakabahambira ku mategeko, bakababoha, bigateza imvururu nyinshi. Rero kuvuga ubutumwa umuntu akaza yopoza cyangwa se ahakana neza ibyo wabwirije, yari intambara ikomeye. Ariko Pawulo yanga gucogozwa n'incamugongo. Natwe rero hari incamugongo duhura nazo, nawe hari izo uhura nazo, tugana ku musozi kugira ngo dusenge, hari incamugongo uri guhura nazo. Ariko we gusubira inyuma, songa mbere mpaka mbinguni. Kwa ngumane wabivuze neza. Kebwe ari ucana mu Rwanda akantu kaje dukunda gukoresha avuga ngo songa mbere mpaka nyamijose. Urabwo kari gafite ahantu katurutse. Bivuze ngo bari bafite intego nyine nabo yo gushyika Inyamiramba, ariko twebwe twe gahunda n'imbinguni, ni gahunda yo kujya mu ijuru. Rero ufatiraho, senga Imana, we gusubira inyuma, we gucika intege, wowe utenebutse, uburwayi bwa incamugongo, ubukene bw'igihe kirekire bwa incamugongo, amasezerano kuyategereza cyane byaba incamugongo. Ariko ndagutangariza kugira ngo we gucogozwa n'incamugongo. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo nicyo gituma tudakwiriye guhanga amaso ku biri mu isi, ngo dukwiriye guhanga amaso ku biri mu ijuru, ko Kristo umucunguzi wacu ari hazafa. Imana ishimwe. Incamugongo ni nyinshi. Iminsi ya corona nayo yaba incamugongo. Hari abantu benshi bakennye, hari abantu benshi bari bafite ubutunzi, ariko byararangiye. Mugabo witwa yo basubiza umugore ijambo ryiza cyane, aravuga ngo mbese mu kuboko kw'Imana havamwe ibyiza, ibyaza tukanga kubyakira. Byose dukwiriye kubyakira kuko byose biva mu rukundo rw'Imana. Rero twige kubana n'Imana, twige ndetse no kubana n'ibibazo, kuko ntago Imana izirana n'ibibazo. Ntago Imana izirana n'ibibazo, kuko yaratubwiye ngo nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzajya, ariko uzaba wawunyuzemo. Rero umuntu uzakubwira ngo njyewe ngo ntago Imana yabyemera, Imana ntiyakemera nyisenga ko bansohora mu nzu, Imana ntabwo yakemera ko abana banjye babirukana kandi nyisenga, yewe wowe wari ufite uko kwizera rwose, ndagira ngo nkubwire ngo kwigumanire. Kuko biriya tubwira ngo abatubanjirije abahanuzi n'intumwa bagakwiye kutubera icyitegererezo. Imana ntabwo idusezeranya ubuzima buzira ibibazo, ahubwo idusezeranya amahoro mu bibazo tunyuramo. Sinzi niba aka kantu hari umuntu kumvishe neza, ngamvugire ngo amen. Imana ntabwo idusezeranya ubuzima buzira ibibazo, ahubwo idusezeranya amahoro mu bibazo tunyuramo. Ngiryo itandukaniro dutandukaniyeho n'abisi. Rero wowe nkurikiye, wowe ukurikiye iki kiganiro, we gucogozwa n'incamugongo. Incamugongo ni nyinshi, ntago nirirwa nzirondora, ntago nirirwa ni wowe uzi incamugongo ufite, ni wowe uzi uri guhura nazo. Ahubwo uzi gusenga Imana igihe kirekire, Imana ivugana nawe. Ufite diplome yawe, ufite perime yawe, ivugana nawe kari akazi kandi pe givuga. Turi abahamya bw'uko Imana ivuga igakora. Twagiye tugenda ibirometero, hafi ibirometero bingahe, umuntu yambaye na silipa, yambaye n'ipantaro yamucikiyeho, ariko dusigaye tubona imirimo y'Imana, dusigaye tugenda tubona impinduka. Ni ibimenyetso bigaragaza ko Imana ivuga yarangiza igakora. Rero hari ibintu byinshi by'incamugongo, byinshi. We gusubira inyuma, we gucika intege, we kuva mu masezerano,
narimo nkubwira ngo kuvugana n'Imana igihe kirekire kabona nta mpinduka, ugasenga ukabona ndakugira ngo utangarize ntago ari ibyaha wakoze. Cyakora nimba waranabikoze nyine utegereze Imana izaguhana, kuko nimba araguha mwanya wo kwihana bwawe no kwisuzuma n'umutima wawe bikakunanira, nyine izaguhana. Ariko wowe utegereje isezerano ry'Imana, uzi neza ko nta bindi uvangamo, ukabona ntibihinduka, humura, tegereza we kubivamo. Ncamugongo ze kugusubiza ayo magambo Satani, ayo majwi akongorera kubwira ngo gusenga ntacyo bimaze, mu izina rya Yesu uwo mudayimoni ahunge. Senga birakora, gusenga birabohora. Senga bikingura ijuru, nta yindi ko ntacyo wabona ikingura mu ijuru, ntibibaho. Nagiye muri esanseri ni inzugi zifungura, rero zirifungura nyine ukabona ibintu nk'ibintu by'ibitangaza by'amaso. No gusenga rero birenze biri ubona, nta yindi password, nta kindi kintu gishobora gukingurisha, nta kindi gishobora kunyeganyeza intebe y'Imana uretse amasengesho. We kuva mu masengesho, guma ku birindiro, guma ku gicaniro, nkuko yabika itabika amaherezo buzake. Nubwo wabona ucitse intege, ndagira ngo utangarize ngo gutinda gusohora kw'Imana ntago bikura iby'Imana yavuze, ntago bikura isezerano. Kubona bitinze ntabwo biheza, ariko ubundi wiheba gute ugihumeka? Ikimenyetso nyamukuru kigaragaza kuri mu mugambi w'Imana nuko ugihumeka. Ko Bibiliya irambwira ngo kuzimu nta mirimo nta n'imigambi. Wizere ko uzabona kugira neza kw'Imana mu isi y'ababaho, kuko ikuzimu nta mirimo ihari, nta n'imigambi ihari. Ndagira ngo twinjire mu mwanya w'amasengesho, dusenga Imana, Imana iduhereze imbaraga. Ncamugongo ni nyinshi, umuntu ntabwo yazitondobora ngo azivemo, ni wowe uzizi uri guhura nazo. Ariko ibibazo ufite bye gutuma ureka Imana. Byago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uwiteka amukiza muri byose. Bibiliya ntabwo atubwiye ngo ni bike, ntabwo atubwiye ko ari ukubura imyambaro gusa, Bibiliya atubwiye ko ari ukubura amaminerivare y'abanyeshuri. Turi mu bihe bigoye, wumva ababyeyi barimo bataka bavuga nti biragenda bite. Ariko nagira ngo nguhumurize, Imana itanga abana nani yize uko abana bakura. Imana itanga urubyaro nani yibizi uko umwana aziga, uko umwana azaba. We kuvuza induru rero, we kwikorera amaboko. Incamugongo ni nyinshi, ariko we kuva mu masezerano. Dawidi niko yavuze, ngo ntago ariko bizaba kuba mutegereza. Kereka abantu bajya bava mu masezerano, bava mu masezerano ari nta mpamvu. We guta ibyiringiro. Ngira ngo dusenga n'Imana, we wizeye, dusenga n'Imana. Petero rimwe ahura n'incamugongo. Ncamugongo yari imeze gute? Ntago yifuzaga ko umwami Yesu bazamubamba. Mu yandi magambo yari atarahishurirwa, ntambara nyamukuru arimo arwana. Ahura nyine n'incamugongo, umwami we baza kumufata, arangije arirwanirira, acaho umuntu gutwi nk'uko dusoma Bibiliya ikabitwereka. Arangije ahura n'incamugongo yo kumutera ubwoba. Umwe akavuga ngo mbese ko tubona asa n'abagendanaga nawe, ko tubona asa nawe, uyu nguyu ntago ari kimwe nabo. Ahura n'incamugongo iramunesha. Nawe hari yakunesheje, barakuvuze ntiwihangana uratukana. Mwitorero wagizemo ibibazo uravuga ngo ntabwo uzongera gutanga ituro ry'ishimwe, uragamburura. Umuntu yarakuvuze avuga ngo ntabwo nzongera gufasha, ntabwo nzongera gutanga. Petero niko byamugendeye nyine, aratsindwa. Incamugongo noneho iramutsinda, arahakana ati njye ntabwo tuziranye da, ati hoya. Abihakana inshuro 3. Incamugongo biramutsinze. Ariko ikindi gihe ahura n'indi ncamugongo amaze kuzura umwuka wera. Incamugongo arayitsinda. Ubwo bari Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, umwuka wera bahuje, umwuka wera amanuka ahagarara hanze. Abandi magambo mu gihe nk'iki ngiki nuko bavuga ngo ahagarara kuri etage ya 2 cyangwa se kuri nivo yo hejuru yiri hasi, atangariza umurwa. Aravuga ngo Yesu Kristo mwishe mukamubamba, ni ukoze ibimureba, ntabwo abamureba basinze nkuko muri kubivuga. Nandi magambo noneho incamugongo nawe ayicamo 2.
wari uzi impamvu cyagiye yatsinzwe nuko nta mbaraga yari afite. Yesu ati muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Nincamugongo impamvu yagutsinze ntabwo wasanga nta mbaraga z'umwuka wari ufite, ariko tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana itange imbaraga mu izina rya Yesu. Biduca intege birahari, ni byinshi. Ushobora kuba ufite akazi bakakwirukana kubw'iyi minsi turimo. Iyi nawe ni incamugongo, nabivuze. Iyi minsi abantu benshi babera incamugongo. Sanga umuntu yari afite imikorere agahomba amafaranga menshi. Abakoreraga mu bindi bihugu bagahita bafunga imipaka, tumva buri wese agumiwe, nta wemeye kugenda. Wari umukire agasubira hasi, waba warimanye ugatangira kujya gusaba wowe yime. Nyine ibi bihe bigaragaza buryo kiwe wari warabanye n'Imana, wari warabanyemo n'abantu. Rero ibi bihe nabyo ni incamugongo. N'ibindi bintu nabyo bindi bitandukanye wowe urimo uranyuramo nge ntazi, ntabyo imbere yawe ni incamugongo. Ariko ikintu cyahesheje Petero kiragiye gutsinda ni imbaraga z'Umwuka Wera. Kadusenga Imana. Imana niyo ishoboza abantu bacitse intege, kandi n'abananiwe niyo ibongeramo imbaraga. Mana nziza, Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe niryo ryonyine rituyobora. Ijambo ryawe umwanditsi niko yavuze, aravuga ngo ni ryo ryatubyaye. Ntabwo twavutse kubw'ubushake bw'umugore cyangwa se umugabo, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ryawe. Rero njyewe nta gaciro mfite kubw'ijambo ryawe ngabuye, ahubwo ufite agaciro n'Umwuka Wera urimeza mu mitima y'abantu. Ndakwinginze kugira rero ngo Uwiteka Mwuka Wera agere mu mitima y'abantu, akoremo ibidasanzwe, akoremo iby'imbaraga. Umucyo w'igitangaza urasire buri muntu wese, bari mu businzi, bari mu busambanyi, bari mu bujura, abagwe bakarekura umusaraba, wongere ubagarure mu izina rya Yesu. Mukiza mwiza, ndakwinginze kugira ngo wongere wiyerekane, wongere wivuge, wongere ukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Bantu bananiwe ubagarure mu izina rya Yesu. Bantu barimo bahura n'incamugongo zitandukanye ubashoboze. Witeka we, biragoye kandi biraruhije yuko umuntu yabasha gukizwa iminsi yose, ariko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Biragoye yuko umuntu yaba ari wamuhemukiye muri kamere yacu ya muntu, ariko ibidashobokera abana b'abantu kuwuzuye Umwuka Wera birashoboka. Duhereza imbaraga z'umwuka mu izina rya Yesu. Guhemukirwa cyane byaba incamugongo, kubaho umuntu adatanga imbabazi iyo ni incamugongo, ntaho umuntu yabasha kugera. Ariko ndakwinginze kugira ngo utange imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Ubivuga neza, uravuga ngo cyakora muzabaga bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ibyo ngibyo babivugaga kubera ko wari uteganya Umwuka Wera kazaza, kubera ko niwe wemeza abantu iby'ibyaha. Reka Mwuka Wera azakora ibidasanzwe. Mwuka Wera dushoboze, shoboza abantu bakurikiye iki kiganiro, ashoboza abagenzi bajya mu ijuru, kubera yuko intambara irakomeye. Ubane natwe kandi ukomeze kudufasha. Izina rya Yesu rikore n'ibyo tutasabye, none nibe bidashira. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Keneye ko tuvugana cyangwa se tukagusengera, hari iyo nimero iri aho hasi. Ndetse nanjye nkeneye Emmanuel Evangeliste 078 68 58 161 078 68 58 161. Amahoro y'Imana nabane namwe, murakoze cyane.